utuye i Kigali kubona Nyirapasika wavukiye mu rugo rw'umupfumu, nangwa nawe wavukiye sinzi aho wavukiye, ariko kubona Nyirapasika wavutse ku mugore nk'uwa 15 kwa papa yarongoraga buri munsi. Papa abwira mama amagambo akomeye, aramubwira ngo nta cyiza kizamuturukaho. Kubera iki? Mama yari yaranze gukurikira ibigirwamana bya papa, bituma papa babara, aramubwira ngo nta cyiza kizaguturukaho. Mama yabyaye abana 12, 9 bose barapfa, turiho turi 3. Nimvuga Imana ngo uri kumbuza? Iyo ushatse kumenya mu Bigogwe uravuga ngo kwa nyina wa Nyirapasika. Kwa nyina wande? Aposo, ndagushimira wankunze ntacu urebyeho. Wenda bankunda buno ndakunditse, mutari kunyuma buno ndakunditse, ariko icyo gihe ntago nari nkunditse. Warakoze kandi tuzakomeza kubivuga, ntabwo tuzagukoza isoni, ntabwo tuzagukoza isoni. Turi abana mu rugo, uzajya uterwa ishema no kubona abakobwa bawe dukomeje kurinda ubuhamya. Kandi murabibona kameme, bivuze neza ra vraiment. Wirenganya abakuvuga, batunguwe no kukubona uko batari biteze. Lorsqu'il faut les bridons, mama maze gukizwa, Imana aramubwiye ngo ahari ubwami bwa Satani habaye ubwami bw'Imana. Kubera iki? Mama yakijijwe. Ariko mana, mureke mbabwire, mujye mugira neza. Imana iguha umugisha, kandi imirimo myiza ukora, ukomeje gukora, ni kurengera wowe n'abana bawe. Kuko hari igihe ugirira umuntu neza akaba atabyibuka, akazabyibaga, ariko Imana ikabizirikana kubera ko izi ko atari ubikora udategereje inyungu ziva mu bantu, ahubwo utegereza inyungu zituruka ku Mana ukorera. Aleluya. Twabonye Imana kandi turacyakomeje kubona Imana, ariko nukuri buriya bagenzi banjye bagiye babivugaho cyane. Iyo tuvuze imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora, abantu usanga babigize birebire, ariko ngewe sinkibatindaho, nta wabarenganya. Batunguwe no kutubona uko batari biteze. Muranyumvise? Ntabwo twabarenganya. Kubera iki? Batunguwe no kutubona uko batari biteze. None se ngewe abahanuzi bampanuriye ko Imana izampa imodoka, yewe bavuga n'ibara, ni nabo babaye aba mbere bo kuvuga ko ivuye ikuzimu. None bahanuraga bazi ko bitazasohora. Nza hano bwa mbere nabihanuriwe ndi mu butayu. Njye ntabwo navuga ngo Aposo ngo namubonaga ngo kuri YouTube ngo njyewe ndi mu butayu kuri ndabirambiwe, nifitiye ikibazo, ideni rindemereye. Umuhanuzi yaramanura ambwiye ngo itahire. Ntahe? Ntabwo ntiwakwereka ibibazo nikoreye, ntabwo wampanurira gutaha. Arambwira ngo genda, kuko Imana yumvise gusenga kwawe. Ikibazo cyaguhagurukije Imana amaze kugisubiza. Ndamubwira ni gute ubwo? Ahita ambwira ngo mbonye umushumba w'umugore
ati ntabwo ari muri Musanze, ntabwo ari Rubavu, mbonye ari mu mujyi wa Kigali. Uzi ko Imana izi n'imigi we. Arambwira ngo ikibazo ufite mugihura kizakemuka. Abantu twari turi kumwe nimugora nabwe ni uwambaye ikirezi ntamenya kukera. Mufite umuhanuzi, mufite umutambyi rwagati muri mwe, mwibitesha agaciro ubwami buri muri mwe. Muraho mwari mumwumbuye? Haleluya. Nukuri kw'Imana nirariye muri hoteli, urumva nyine navuze nti ntabwo ndavuga ibibazo mfite. Hejuru yo kurara muri hoteli, hejuru yo kokerezwa inkoko, hejuru yo gukaraba amazi ashushe, naraye ndakina n'amazi ngakana nti ashushe akonje, ashushe, kuko bari babinyigishije nanjye ndabirepeta. Yari yarabitubwiye, Mana yacu yari yarabitubwiye, murekeraho. Urabona ko uyu munsi naje nitonze, ntabwo ndi gusimbuka cyane. Haleluya. Imana ikora igitangaza. Mu gitondo turi kuganira, ngiye kumva numva Imana imweretse iby'iwanjye byose, kandi ubwo nayo nishushanyije ndi gutereka amaso nk'umukobwa wabonye fiyanse vuba. Nawe reba umuntu waraye muri hoteli baje kunsuza mu gitondo, ariko mw'iryo tereka amaso Imana irakora, yereka umushumba, yereka umubyeyi ikibazo mfite cyahise gikemuka. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru y'amezi 45. Rero ntabwo ngewe ndenganya birirwa bavuga ngo nawe wagiye kwa Ntuza, babonaho amavuta tugejeje kandi ntibashaka ko tuhagera. Uwakwereka Nyirapasika ari ku musozi ari gutekera Imana ubugari, uwakwereka Nyirapasika yakoze ubukwe bari kuvuga ngo ntabwo nashatse, ngo ntabwo nashingiwe, ngo ahubwo ngo nashinguwe. Ariko sinabarenganya, barebaga Nyirapasika w'icyo gihe, Imana yari yarabahishe Nyirapasika wa none. Ntago munyumvise disi. Haleluya. Bo bareba ku biboneka, Imana yacu ifite ibitaboneka. Niyo mpamvu mubona nta bwoba mfite, ntari kuja kuri YouTube ngo ndi kwisobanura gute. Ibyo Imana igenda inkorera bigenda byisobanura. Ngewe nisobanuye nakwisobanya. Wansobanurira ute iwacu hatarageze igare? Ntawe wacu watunze igare, maze ninje mwene wabo bafite ikigari nawe ugakina. Ninje mwene wabo vuga ngo abisengeneza iyo bakumbuye ikigari baravuga bati tuje kwa shangaza. Ninje mwene wabo utuye ikigari. Kubona Nyirapasika wavukiye mu rugo rw'umupfumu, nangwa nawe wavukiye sinzi aho wavukiye, ariko kubona Nyirapasika wavutse ku mugore nk'uwa 15 kwa papa yarongoraga buri munsi. Papa abwira mama amagambo akomeye, aramubwira ngo nta cyiza kizamuturukaho kubera
kubera iki mama yari yaranze gukurikira ibigirwamana bya papa, bituma papa babara, aramubwira ngo nta cyiza kizaguturukaho. Mama yabyaye abana 12, 9 bose barapfa, turiho turi batatu. Nimvuga Imana ngo uri kumbuza? Iyo ushatse kumenya mu Bigogwe uravuga ngo kwa nyina wa Nyirapasika. Kwa nyina wande? Aposo, ndagushimira wankunze ntacu urebyeho. Wenda bankunda buno ndakunditse, mutari kunyuma buno ndakunditse, ariko icyo gihe ntago nari nkunditse. Warakoze kandi tuzakomeza kubivuga, ntabwo tuzagukoza isoni, ntabwo tuzagukoza isoni. Turi abana mu rugo, uzajya uterwa ishema no kubona abakobwa bawe dukomeje kurinda ubuhamya. Kandi murabibona kameme, bivuze neza ra vraiment. Wirenganya bakuvuga, batunguwe no kukubona uko batari biteze. Lorsqu'il faut les bridons, mama maze gukizwa, Imana aramubwiye ngo ahari ubwami bwa Satani habaye ubwami bw'Imana. Kubera iki mama yakijijwe? Ariko mana, mureke mbabwire, mujye mugira neza. Imana iguha umugisha, kandi imirimo myiza ukora, ukomeje gukora, ni kurengera wowe n'abana bawe. Kuko hari igihe ugirira umuntu neza akaba atabyibuka, akazabyibaga, ariko Imana ikabizirikana kubera ko izi ko atari ubikora udategereje inyungu ziva mu bantu, ahubwo utegereza inyungu zituruka ku Mana ukorera. Aleluya. Wasingiye gutangira guhanura ra, siko mbonye ufite idarapo uri imbere, umuryango wawe ugukurikiye. Ngiye kubona mbona aho ushinze rya darapo hahise haba ubutaka bwiza, mbona hajemo imbuto, mbona hateretsemo uruganda. Umwana we w'imfura, mbona rwa ruganda ari kurukoresha rukabyara ji, ya ji ikagaburirwa isi yose. Imana irambwira ngo imirimo myiza ukora ntabwo irangirira kuri wowe gusa, iraranda no mu bana, no mu buzukuru, no mu buzukuruza, ndetse no mu buvivi. Mureke mbabwire, twizole odefayizi, duhagarare ku cyo Imana yatuvuzeho, twe guha agaciro ibyo abantu bavuga. Kubera iki? Bafite ishari. Ntabwo turya ku ipura yabo, dutunzwe n'ibwami. Bari bamenyereye ko tuzajya duhamagara ngo none ngo mpeze muri gare. Ngiye nigeze nsengana na korari imwe, mvuye Nyabihu, ntari nimukira ni Musanze, dusengera hariya Bweramvura mu rusengero. Korari ntashatse kuvuga, urumva, turasenga tugira ibihe byiza, ndahanura bararira, ndabwiriza barafashwa. Ngo bigere saa 9 mbona buri wese afashe isakoshi, mbona abagabo bikubise mu mamodoka, sigara mu rusengero njyenyine. Nigira inama yo kugenda n'amaguru kugira ngo ngere muri gare bukeye. Kubera kwiwe nzi kugenda, ntunkinishe buranzi kugenda. Ubu none nagiye no kuri regime. Murabona kuntu n'agakobwa keza. Ariko rata munarankunda. Ikimenyetso cy'uko mudukunda, ibimenyetso tugenda tubibona. Kuko ba marioneri bo barabizi, turi Dubai na timu twajyanye, nabonye protocole.
ariko rero nuko nigirishijwe nshoboye kubivuga. Nose ejo bundi sinagaraduwetinze, nambaye cagi ikanzu na cagi igofero, ubu mfite diplome, kandi nabyo tubikesha umubyeyi, kuko mu mpuguro yagiye aduha yatubwiye ko atari byiza kubwiriza abantu ibyo utazi, ugomba kwiga ukamenya. Twumvaga ko guhanura birangiriye aho, ariko haratubwira ati muzajya mujya mu mahanga uje kudepoza bakubwire ngo zana diplome, uzerekana iki? Uyu munsi mfite diplome. Scolaire et d'autres dénailles international. Ku isi hose ubu nemerewe kubwiriza. Haleluya. Tubonye protokole, tubonye ukuntu batwitayeho, umuntu akagira ikiganza gutya akakwereka aho ukandagira, ibyo se twari twarabibonye. Akahita kwereka ko hepfo hari esikariye, kurakandagira witonze. Twareba Nyirapasika uvuye ku Kabatwa, umwana wavukiye i Kigali niwe uri kumuporotokora. Twagiye gushopinga, ngiye kubona mbona abazungu niho bari gukora ubukarani, ninjye gusa wabibonyera. Ndavuga nti tuzi ko bujya no mu bazungu habamwe indushiwe. Mbese reka mbabwire, dutangira kuja gushopinga mu madolari. Ngiye buramvuye Dubai, nahise mbwira umutware ni sheri, dufite abahungu, ubu ni ukuvuga ngo sheri, ibyo byose twagiye tubyiga kandi biraba. Burya Imana ishoboye byose. Haleluya. Icyo Imana yakubwiye kizasohora, n'ibyo itari yaguha irabigutwaje. Muracyari hano? Aleluya. Nge navuye Dubai, mbwira umutware, ndamubwira nti sheri, dufite abahungu 3 n'umukobwa umwe, ndifuza ko abahungu banjye bose bazaja gushaka abageni muri women. Kubera iki? Ikinyabupfura, ubupfura nahasanze, ubunyangamugayo, kwitwararika, gukunda abantu ntacyo barebyeho. Numva ni mbese n'umuzi banteyemo udashobora gupfa kubora. Ndi gutinya ngo abari kuvuga nibavuge, ngewe naje nambaye ubusa, ngeze hano ndambara. Naraye hano bwa mbere rimwe mu gitondo, bucya bari kunjyana muri shike, ntangira kwambara imyenda igezweho. Uyu munsi sigaye nzi kujyanisha. Poso nuko amavuta yanyu yakwikuruye. Nubundi nubwo nakwambara uyu munsi umwenda w'ibihumbi 2, ntabwo bemera ko ari w'ibihumbi 2. Kubera iki? Agaciro na amavuta. Mukomere Imana yacu amashi. Niba mutarambiwe muyivugirize impundu. Ibyo byose ni Imana yagiye ibikora. Abatware wacu ubu nabo bafite amashimwe, kuko bafite abagore basobanutse. Abagore barashobora kuvugira imbere y'abakomeye. Umugabo wanjye abantu bose birwa bamuhamagara bati twarakubonye kwa Poso, wowe n'umugore wawe mwambaye neza, mwase ako kantu uje urakunda kugashiramo. Twari twambaye neza nge n'umutware. Arangije arambwira ngo sheri, ndashimira Imana yakumpaye. Ubu turakomeye, turi abakobwa ba Poso. Abagabo bacyo babitwararitse bati
hari ibyo tuvuga mukagira wenda ngo ni ugukabya, ariko ntabwo ari ugukabya. Nageze hano Imana imaze kuntwikurura, kwambara birasohora, kurya neza. Goreti hari ukuntu yabivuzeho, twaryaga mu kavuyo, twajyaga mu kajagari, twaba twatashe ubukwe waba utonze umurongo ukagira ngo ntibarakugeraho gashaka kurenga kuba imbere. Wagera ku muceri ukarura ugatsindagira ngo hajeho mwe, kuko twawuryaga ku munsi mukuru gusa. Ariko ubu se nakwarura umuceri mu bukwe? No. Iyo naje mu bukwe mbanza gufata akantu mu gitondo, noneho nagera mu bukwe nkarura nk'abasirimu, ngashiraho duke. Bati mukozi w'Imana ko mutaruye byinshi. Ndoya. Ibi nibyo bimpaza. Hari ibintu mu mariyoneri yavuze mbona ntabwo mubyumvise. Hari karande zari zaranze gucika kuri twe. Nabaga ngiye mu ivugabutumwa, wenda nakubitana n'umuntu Imana ikoresheje akambwira ati ngiye kugutegera tagisi vatiri, ati kugera i Musanze ni 1000 bingahe? Kavuga nti ni nka 70. Ati okay. Akaba arabaza ati nareba ya 70, kavuga ndubu nje kuyaha tagisi vatiri kwasteri ari 1750. Ngahita mubwira ni okay, ntimwe gukererwa kwitegera tagisi vatiri, ndabizi mwebwe mwisubirire mu rugo. Ngewe nitege bati mukozi w'Imana uramenya guhamagara tagisi vatiri, ndi ndabishobora, nta nibyo nzi. Umuntu yamara kugenda nanjye ngahita nicara ku igare ngatega akagare k'ijana. Ndashimira Imana aho itugejeje, kandi izatugeza n'ahandi. Haleluya! Ntabwo bigarukiye aha. Umuntu yigeze amamagara ari muri Amerika arambwira ati ndashaka kujya nishurira abana bawe amashuri. Goreti we nabimubwiye, ndangije ndavuga nta mafaranga azajya yishura ku kwezi ni menshi, reka abana banjye mbagumishe mu ishuri riciriritse, amafaranga nge ndayirira. Imyumvire. Ariko ndashimira Imana, ndashimira Imana yaduhaye umushumba. Kuva twamenyana nawe ntabwo twari twicuza. Aho tugeze hararuta aho twahoze. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none kubera kwisobanukirwa, ubu n'umwana muto yigabayo, aba muri interina kandi ari muri primaire. Kagakobwa kanjye rwose karya nababwiye nabyaye mu buryo bw'igitangaza, urya wavukanye n'inyamaswa. Ubu ntabwo ari mu rugo, yigaba mu kigo. Ubu ngiye n'umutware iyo tuvuye mu kazi arambwira ati shu, ntabwo turarya ibyo umukozi yatetse. Tukanyura ahantu tukareba uko twigenza. Ubu no gusohoka tukagenda tukajya kurara iyo ngiyo tukamara iminsi 3 nge nawe turi kumwe. Kubera iki? Abana bose twabajanye muri interina, kuko nge umwana wanjye muto afite imyaka 10, uwakurikira afite 12, bombi ba muri interina. Nukuvuga ngo njya kubasura, kandi icyo gihe babonye umuterankunga kubera imyumvire. Kaja ndayarya umuceri, uyu munsi ninjye ubarihira. Kandi rwose ntacyo bintwaye. Si ibyo gusa, ntabwo mwarambiwe? Ntabwo mwarambiwe? Uyu munsi wa none twagize umugisha kubw'amavuta Imana ashize ku mushumba wacu. Murabizi ko twagiye Musanze ampa kontaki. Kuva uwo munsi
waburetse wiceza mbere y'umuzika. Tukiva mu giterane hamaze nk'ukwezi kumwe duhita twongera kugura indi modoka. Vuga ngo naritanze ngo ibihumbi 4 by'idolari, ndacyakomeje gukora. Apostle, ndacyakomeje gukora, ndabizi ko imirimo myiza ari urukingo rw'urupfu. Haleluya. Njyewe musaza wanjye yigeze aza kubwiriza iwacu nkiri umukobwa, arangije arabwiriza avuga kwitanga gukorera Imana. Mbura icyo ntanga, kuramwe inkweto nambaye, ndagenda nzirambika imbere ye, ndavuga nizi nkweto zambikwe umwana w'imfubyi. Ako kanya ahita mpanurira aravuga ngo uzajya uhinduranya imyenda. Ubu umwenda nambaye ejo, ntabwo ejo nimwabonye ukuntu nari nambaye. Yari yarabitubwiye murekeraho. Si ibyo byonyine, hirya yo kugura indi modoka twaguze indi ya 3. Turashimira Imana rero aho igejeje ikora. Abakozi b'Imana, Apostle yatubwirije, yatuganije ijambo riryoshye ryankoze ku mutima, kandi buri gihe ijambo ryose uvuze nubwo waba utari kubwiriza rigira umumaro muri njye. Mama Lionel aratuganirije bigera ubwo mvuga ndi naho nari ndasoma na harahavuze. Ariko burya iby'Imana ntawabirangiza. N'abazavuka nyuma yacu bazavuga, n'abazavuka nyuma yabo bavuge. Haleluya. Naringize ngo gato tuvuge ku ijambo rivuga gushira amanga. Muranyumvise? Gushira amanga. Kuko twamaze kumenya Imana twakurikiye, twamaze kumenya inyungu ziri mu gukorera Imana, twamaze kumenya impamvu yaduhaye abashumba beza. Imana ishimwe. Ni ukugira ngo dutinyuke dushira amanga, kuko iby'Imana ishaka gukora izabinyuriza muri twe. Muranyumvise? Ndashaka kugira ngo tuvuge ku bintu 3 byagutera gukorera Imana ntawe uguhasa. Icyambere nicyo yakugize cyo. Muranyumvise? Usiko abantu bari gusinzira we cyangwa nugufashwa cyane. Icyambere niki Imana yatugize cyo. Yohana yanditse ngo iki? Yaranditse ngo bakundwa, twe turi abana b'Imana. Umwana mu rugo akora nk'umwana mu rugo. Kubera iki? Abazafata 8, aba bantu ko batanyumvise, umwana wo mu rugo abari mu gitabo cy'irangamimerere. Abatagifite umugati bavuge ngo amina koko. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kuba Imana yarakugiriye icyizere ikakwita umwana wayo, bigutere kuyikorera ntawe uguhasa. Kuko munyumvi, kuko uri guhinga mu kwawe. Uhinga mu kwe ntasigana. Nta muntu uhinga mu kwe usiba. Nge narahinze, ariko uyu munsi udutoki twanjye turebye. Ariko Imana izi gukarabya. Mwabonye n'impeta nambaye? Iyo mpeta niyo yaturangaje kuva amateraniro atangira, niyo yatugize ate yaturangaje iriya mpeta. Yesu ashimwe. Edotwevaye ndebera mugenzi wawe ndebera mugenzi wawe mukore mu kiganza, umumbwire ngo agaciro Imana yaguhaye nawe kayiheshe. Kuba uri umwana mu rugo
rugo umukozi arakora agataha, ariko umwana mu rugo arisanzura, ntabwo akumirwa, agera aho ashaka, arya ibyo ashaka. haleluya. kuba uri umwana mu rugo, korera Imana ntawe uguhasa, ni wowe bifitiye inyungu. Mureke mbabwire, iby'Imana idukorera bizasigara aha ku isi. Reba hano, iyi myambaro, aya mamodoka, amazu bizasigara. Yego, nushaka kubimenya uzarebe tujyanye umuntu i Rusororo, imodoka ariye ntabwo bamwicaza muri kabine, no, biba byarangiye, bamushyira muri za modoka zishinzwe gutwara imirambo. Iby'Imana Audrey idukorera tuzabisiga, ariko twebwe ibyo dukorera Imana. haleluya, haleluya. Twebwe ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Murafashijwe cyane. murafashijwe. Ibyo yadukoreye tuzabisiga hano, ibyo yadukoreye tuzabisiga, tuzabisiga. Ubu ntahiye hano inzu y'i Musanze yasigara n'abazima, ariko ibyo nakoze, ibyo nakoreye Imana, mirimo yabera izibukwa, mbere y'Imana izibukwa. DJ ari he? izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Ujya inyubako wubaka irandikwa, amaturo utanga arandikwa, abo wagaburiye biranditse, imbere y'Imana burya tuzibukwa. Imirimo yabera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Yesu ashimwe. Twebwe ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Aposo Imana imukoresheje maze kwishura ideni, naravuze ngo sindaba umwana w'ingayi, reka njye gushima Imana. Ndagenda ku rusengero iwacu, ibi ndi kuvuga biri kurebwa n'isi. Ndagenda njya ku rusengero iwacu aho nteranira, niba hari umuhanuzi ufite amanota meza ahateranira, Nyirapasika ndimo. I Kigali nshobora kutabona agaciro cyane, ariko iwacu iyo nateraniyeyo, nubwo haba haje umushyitsi uvuye muri Amerika, ibaza tuyi Kigali ariko agateranira Nyabihu, dufite umukobwa wacu twareze, tuzi neza, niwe urabwiriza. Aleluya. Hanyuma kandi ibyo nabyo tuswe Lord bintera gukomera. Abandi bagiye batera imbere bakibagirwa iwabo, bakaka amarekomandasiyo, ariko ngewe ndacyari umukristo wo ku itorero ryakora mu cyaro kure. utuye i Kigali, ntuye i Kigali, mfata esanse ngashyira mu modoka, nkagenda nkajya gukorera umurimo w'Imana iwacu. Rero iryo deni Imana ikoresheje umubyeyi wacu rimaze kwishurwa, naravuze ngo ngiye gushima Imana. Nja ku itorero iwacu, ndangije ndagenda ngura amarido, nta nubwo nayaguze amafaranga menshi. Ntuzajye wisuzugura, ntabwo icyo gihe nari mfite byinshi, ariko uyu munsi mbifite, nabwo ndi gukora nk'umuntu ubifite.
mperutseyo rwose ndeba korari y'abakecuru iraririmba neza, ndangije mbwira umushumba nti mbarira bariya bakecuru bose ndagenda mbagura iniforume, kuko ubu ni rwo rwego ngezeho kamemu. Yego, hanyuma naguze marido ndagenda ndekora ahantu ku ruhimbi aho abashumba bicara. Hari kuri Noheli, umuhanuzi aja mu mwuka arahanura, aravuga ngo umuntu wakoze ibi wadekoye ibi Imana imuhaye ikibanza mu mujyi wa Kigali. Abo twari turi kumwe nimugoroba nabibabwiye, naguze ikibanza hariya mu makawa, abantu bari kumbwira bati aha ni mu giturage hazaca umuhanda, none ngewe nabyungukiyemo, umuhanda waraje urahanyura, ikibanza cyanjye cyavuyemo ibibanza. Ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Haleluya! Icyo ni icya mbere cyagutera gukorera Imana ntawe uguhasa. Icya kabiri, naho Imana itugejeje, aba bantu ko batari gufashwa mbagire nte? Mbwirira mugenzi wawe ngo ari aho wahoze naho ugeze ubu aheza nihe. Nubwo utarubaka etaje ariko uracyarara mu kiraro. Abantu ko batanyumvise ndabagira nte? Nubwo udafite imodoka yawe, kuko twese siko dufite amamodoka, ariko uyu munsi uracyagenda n'ibirenge. Ufite na kaga karitajya bakitanga iki ko bakozeho ngo aho tugeze hararuta, bigutere gukorera Imana ntawe uguhasa. Batubwiraga ko tuzagwa ku gasi, waguye ku gasi. Bakubwiraga ko ntacyo uzimarira, uyu munsi se ntacyo wimariye, uri kwigaburira ukagaburira n'abandi. Ndi kumva mfashijwe. Niba hari iteraniro rindyoheye ni iri ngiri. Ntabwo wowe ndaguhendahendera gufashwa, ariko nje nshingiye ko ibi bintu biri kumfasha. Ndafashwa ntawumfashije, ahubwo mfashijwe n'ibyo ndi kumva. Haleluya! Ntabwo ndaguhendahenda ngo nyeganyeza mugenzi wawe ngo simbuka karindwi. No! Aho Imana itugejeje bigutere kuyikorera ntawe uguhasa. Uribuka ukuntu bavuga ngo uzapfa nka nyogosenge, ngo so wanyu yaguye ku gasi, imvunja zaratwishe. Uribuka minirivare yabuze, wacikishije amashuri, Imana igahagurutsa farije ikakwishurira. Uribuka bavuga ngo ntaho uzagera, reba aho ugeze hararuta aho wahoze. Komera Imana amashini butananiwe. Icya gatatu, naho Imana izatugeza, kuko aho tugeze aha turifuza kugera n'ahandi. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, murekeraho. Ni ukuvuga ngo icya gatatu, naho Imana izakugeza. Dukwiye gukorera Imana nk'abazayikenera. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira ntewe, dukwiye gukorera Imana nk'abazayikenera. Iryo ni ijambo rikomeye, nk'abazayikenera. Nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Nta rwego wageraho ku buryo utakenera. Ukwiye gukorera Imana nk'uzayikenera. Aposo, ku modoka mwampaye nashizeho amagambo aryoshye avuga ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa.
some ku modoka yanjye rwose niko handitse, haravuze ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusimuka. Obadiya impamvu abana be batajyanywe ngo baje kuba imbata kandi se yarapfuye, ngo nubwo Obadiya yapfuye imirimo myiza yakoze ntabwo yapfuye. Aba bantu ko batanyumvise, ibyo ukora bigufitiye inyungu wowe n'abagukomoka, n'igihe utakiriho abawe bazarengerwa n'inzu y'Imana nziza wubatse. Ngiye kugira ngo mbone inzu i Musanze, ni ukuri toyigerasi twigeze twitanga ku rusengero iwacu, ndahaguruka navuga nti ntanzi bate. Icyo gihe nta epfo nta ruguru, umugabo wanjye yakuraga amabuye. Imvuga gukura amabuye turi i Kigali rero ubanza mutarabyumva. Ageraho atwika amakara, kirirwa ndi gukorereza, imvura yanyagiraga ndi mu mirima y'abandi. Mberetse amafoto yanjye mbyaye umwana umwe wagira ngo ndi umukecuru, ubu niho ndi kubyiruka. Hari ibyo tuvuga ntimubyumva ariko twebwe tukabyumva. None se niba umugabo ahangara akavuga ngo nshaka kongera kugukwa, kumbwira ngo ashaka kongera kunywa ngo mumpeshe, ndamubwira nti mbere y'uko unywa tuzabanza kuzanira Poso inka, niwe ukwiye guhabwa inkwano kuko aka gasura nibyo mama yarandeze. Ariko Poso amaboko yanyagezemo, haleluya, ntabwo akinarwaye. Iyo ntisize amavuta ndanayaga. Kubera iki? Itoto. Murabona ntari umugore mwiza? Kuwa kabiri mu mibyizi zikurinda Mana, yewe Mana, mumpa amashi, mumpa amashi, dijarihe, shiramwe ingoma, ihutisha ingoma, ndabyibutse, nambaye ubusa, amashuri yarananiye, none naradefanse, ntacyo utakoze, mwampa amashi, mumpa amashi. Murekeraho aho Imana izakugeza bigutere kuyikorera nk'uzayikenera. Aho ikugejeje ukeneye kugera n'ahandi. Ubu turi kubaka urusengero, tugiye kubaka urusengero hano mu Rwanda, tuzubaka no mu Burundi n'ahandi n'ahandi, kuko ni ku isi yose. Toute de live, toute sa forme. Mureke tubwire Imana ngo dukwiye kugukorera nk'abazagu. Mureke mbabwire, nababwiye ko teme nahagurukanye iravuze ngo gushira amanga. Iyo usomye mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice 2 ku murongo wa mbere, urahasanga inkuru za Mose. Todo preva Mose yavutse ari mushiki we Miriyamu wagiye gusenga, ababajwe n'igisuzuguriro Farawo ari gusuzugura Abisiraheli. Mwabyumvise? Nuko ngo Miriyamu yabonye ukuntu Abisiraheli bari gusuzugurirwa muri Egiputa, aravuga ngo aka gasuzuguro ntabwo nacyemera. Abisiraheli bafite amasezerano, iyo avuganye na ba sogokuruza ntabwo irapfa.
nubwo twe tubabaye ariko yo ntabwo ibabaye, avuga ngo nkwiye kuja kuyitebutsa, nkwiye kuja kuyibwira. Ubwo abagabo bemeye agasuzuguro, ngiye sindemera aka gasuzuguro Farawo ari kudusuzugura. Muri hano Miriyamu ashira amanga, aravuga ngo sindaje kwa gitifu, sindaje kwa mudugudu ngo nje kubimusaba, ngiye gusenga. Ibintu byose bikunaniye uzabituma isengesho. Ndikumva mfashijwe cyane. Amasengesho ni umutungo wimukanwa, amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Aravuga ngo abagabo babimenyereye bari kubumbishwa amatafari, ariko nge nanza agasuzuguro. Aravuga ngo ngiye gusenga. Miriyamu ajya gupfukama, abwira Imana ngo nibutse ko utagira ubujajwa, iryo uvuze urihagararaho. Ntabwo nshaka ko tugumaho igisuzuguriro. Nubwo abagabo babimenye, nge simbishaka. Ibyo abandi bamenye twe ntitubishaka. ngo nyoko yabyaragarushe, ngo nawe ukwiye kubyara urushe guteze. Nose niba nyina wa nyoko atarasengaga, wewe ukabusenga, ngo abana bawe ngo nabo ngo babyare guteze. Niba naragiye gutekera Imana ubugari kubera ko papa yaterekeraga, mureke abagore bateranye, twereke Imana ko twateranye duhari. Mukomere Imana amashi, vuga ngo ibyo abandi bamenyereye simbishaka. Haleluya. Nje natekeye Imana ubugari kubera za karandezi iwacu z'ubukene zakomezaga kunkurikirana. Papa yaraterekeye ntiyabonye umwanya wo gusenga, ngewe ndi kurara mu butayu. Ubu na Fiona zateka ubugari guteze, turi kurarira inyama tukazikura tukongera tukazi. Ubu Patirike wanjye nawe azaje guteka ubugari gute? Ntibishoboka. Yarageze mu mavuta agutwikurura. Ibyo abandi bamenyeye twebwe ntitubi. Haguruka ugire gutya. Twebwe twahuye n'ingaruka. Ibintu byakomeye. Ntabwo twaba twarasonze ubugari ngo n'abana bacu bajye kubusonga. Ntabwo turabihinduye. Abagore baje hano badakina, nibaregire bahindure mu izina rya Yesu. Twanze ko Satani akamenyero twagaciye, akamenyero k'abadayimoni twagaciye, akamenyero k'abadayimoni twagaciye. Twamenyanye n'Imana ihemba, twamenyanye n'Imana igabura. Nibyo. Ntabwo dukwiye kuja mu butayu ngo tugiye gusaba umuceri. Gute? Yesu yabwiye abigishwa ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzamenya ukuri, kandi uko kuri kuzababatura. Haleluya. Miriyamu aravuga ngo ubwo abagabo barangaye banejejwe no kubumba amatafari batarahembwa insimbura mu byiza, none nawe ukurikira ababumba amatafari turabyanze. Tugiye guhindura inyandiko, tugiye guhindura ibyo abadayimoni batwanditseho, ibyo Satani yatwanditseho turabikuyeho. Turanze akamenyero, turanze gukora ibyo abandi bakoze, turanze kugendera mu bigare, turanze. Haleluya. Twe turi ba Miriyamu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Miriyamu asohokana. Haleluya. Agenda asohoka abyina ngo abagore baramukurikira, bikiriza nka Miriyamu, bamwikiriza. Miriyamu afata Neberi. Haleluya. N'ishako arabyina, abagore baramukurikira. Dukeneye gukurikira abantu haleluya. Tukeneye gukurikira ba Miriyamu, tukeneye gukurikira abantu bahindura ibintu. Ariko muvuge ngo haleluya. Miriyamu aja gusenga. Isengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Isengesho ritera Imana guhaguruka no mu gihe kitari cyo guhaguruka. Abitorero barasenze, Petero inzugi zirakinguka.
urugi rw'icuma Imana irutiza amatwi, irutiza amaso rurare, ngo rubabonye, niko Bibiliya ivuga, ngo rurabikingurira kubera gusenga. Twebwe twabayeho nabi kubera ko ababyeyi bacu batahishuriwe, ariko twebwe twarahishuriwe. Haleluya! Twanze kumenyera ibyo abandi bamenyereye, twanze gukora ibyo rusange bakora, ko Bibiliya avuga ngo ariko mwebweho muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Vuga ngo haleluya. Miriyamu, Imana yumva gusenga kwe, iramubwira ngo kubera ko wanze kumenyera ibyo abandi bamenyereye, ubutabazi buturutse iwanyu mu rugo. Dukwiye guhaguruka, ubutabazi, imbaraga zibohora ababoshwe zigaturuka iwacu mu rugo. Akaba ari twebwe bavuga bati bara nibo batumye bigenda kuri. Haleluya! Turi abagore b'intwari, abagore bazamuraga amasereka, akaba ariyo abamazi bagaponda ibyondo. Miriyamu ati bisi nabimenye. Imana iramubwira ngo kubera ko uhagurutse abandi bati ubutabazi buciye iwanyu mu rugo, nyoko agiye gutwita azabyara umuhungu, abandi babyara abahungu bakicwa, ariko uwa mama wawe ntabwo azapfa. Ubu dufite amasaha yagemwe, nyemerere nsoze. Imana irambwiye ngo kuko hari abantu basesemwe n'ibyayo, nayo igiye gusesemwa ku bwabo. Abantu basesemwe ku by'Imana, nayo igiye gusesemwa ku byabo. Gusesemwa mwabyumvise? Umuntu azasesemwe ku bindi, azasesemwe hanze, ariko iby'Imana ntibizagusesema. Rero abakobwa b'Imana bateraniye hano, turashimira Imana ko tutigeze dusesemwa n'iby'Imana. Vuga ngo korera Imana nkuzayikenera. Turayikeneye cyane. Uzi impamvu tuyikeneye? Bamwe muri twe bahagaze aha, ibyuma byo kwa muganga ntiberutse no gupima, ntibazi uko bahagaze. Bamwe bafite kanseri zari zarabihishemo, ariko Imana isohoye muri iri joro. Kuko mwabusanira, ndashaka kuvuga ngo tuyishake nk'abazayikenera. Bamwe bagiye no gupimisha mu byuma, barababwira ngo nta kibazo, ariko Satani ahisha indwara zirimo. Abaganga barabihishwa, ariko ari ikintu cyihishe ngo kizaguhitana. Ariko kuko wubasha Imana ntabwo kizaguhitana. Vuga ngo nzayikorera nk'uzayikenera. Haleluya! Oh, haleluya! Vuga ngo nzayikorera nk'uzayikenera. Munyemere nsaba umushumba wanjye, iri jambo tube ducumbikiye aha. Nyakubahwa, ndabizi ko mukunda kuntumira, ndabibasabye. Iri jambo nzagaruka nje kuri soza, kuko Miriyamu kubera kurambirwa, mama we yarabyaye, abyariraho abandi babyeyi babyariye, abana bakicwa. Mose ntiyapfa, Miriyamu aje kumurindira hafi. Uzasome ku murongo wa 3, baravuze ngo mushiki waramwitarura kugira ngo amenye ikiri bumubeho. Nyina Mose yari yasigaye mu rugo, ariko Miriyamu wabaye hafi y'Imana yavuze. Mushumba wanjye ndafashijwe. Miriyamu wabaye hafi y'Imana yavuze. Vuga ngo abagore twabaye hafi y'Imana yavuze, abakobwa twabaye hafi y'Imana yavuze. Ureke tubisigasire. Yatubwiye urusengero, yatubwiye, maze abagore bagiye kugira amafaranga kuruta abagabo. Mbonye muri uyu muryango, mbonye abamarayika binjira bafite ibikapu, mbona baduhereje ibikapu. Mugiye gutunga amayero, mugiye gutunga amapawundi, mugiye gutunga amadolari. Mugende niko bimeze, kuko tugiye kubakira Imana nk'abazayikenera ejo. Oh, haleluya! Mugende mufunguze abadafite konte z'amadolari. Umwuka arambwiye ngo
ngo genda, imana iragushigikiye, kuko mbonye abagore imana itugize abagabo mu mutwe. naraye mbibwiye mariyoneri ibyo bintu, sinaraye mbiguhanuriye. Ndamubaza ngo ufite konti y'amadolari, wansubije ngo iki? Yansubije ngo mu gitondo ndajyayo. None imana irabivuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana imbwiye ko abagore ariko mujye mumenye yo mwasuwe, yasa amateraniro asanzwe. Hanagura ibyo gutaha, iri ni ijoro ryo gusugwa n'Imana. Imana ije. Haleluya, rebo sitekerebo. Haleluya, Imana ishimwe. Abagore n'abakobwa, Imana itugiza abagabo mu mutwe, mu bitekerezo. Tugiye kujya turatekerereza abantu, tubigira imishinga, tubafata amaboko, tubereke inzira banyuramo ngo bakire. Ababigezeho turahari, ababihamya turahari, abashobora guhamiriza bino bintu ko bikora turahari. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya, turahari. Haleluya. Ababirimwe bitari inzozi, muvuge haleluya. Icyo ni ikimenyetso ko n'abandi bagiye kubigeraho. Ako muvuge ngo amena cyane. Mbonye banke, ngiye kubona mbona amazina afungura kode winjira muri banki yanditswe mu mazina y'umushumba wacu. Ndakiriye mu izina rya Yesu. Mbonye iyo banke iri kubitswamwo abazungu, abirabura. Kabona na koje banke ije gushakamwo imigabane. Bivuze ndi ku ruhimbi. Numva ijwi rirambwiye ngo yakugize amaboko, yakugize umugongo, hele andofilai wo guheka, kandi uzemera akaguma mu mugongo, ntaba umwana w'ingurumbanya. Muranyumvise? Uzemera akaguma mu mugongo, ntaba umwana w'ingurumbanya. Umwana w'ingurumbanya yigize nabi, mama waramurambika hasi, umwana akagenda sitara, imvura yagwa mama yamworosha. Jimbere mufatanye ibyo bintu, jimbere mu bifatanye. Bivuge bidevelopa aho hantu. Umwana w'inkurumbanya mu mugongo umuhetsa arakuruma, iyo umujisha aranga, abo ni b'Imana ndinde. Iyo umurebesheje ahareba aha, agusaba ibyo kurya ari mu mugongo, kandi mu mugongo ntibaharira. Izo nkurumbanya zirakapu. Mu by'ukuri mbega nihatagira umwana, nihatagira uwikura mu mugongo. Ego ukwiye guturiza mu mugongo, igishora mama yagufubitse, ukirinda kukikuraho, kuko wahura n'imvura yitwa ibibazo, wahura n'izuba rikamenagura agahanga. Iturize mu mugongo. Muranyumvise? Ni ukuri iyi banke ndayibonye. Hanyuma ngiye kubona mbona n'indege. Aposo, Imana iguhaye indege yawe. Kera najyaga mbyigizayo, ndayakiriye mu izina rya Yesu, kugira ngo umurimo wihute. Haleluya. Kuvuga ngo dutangira amatike y'indege, none ubu tugiye kuzajya turagenda mu ndege ye. Haleluya. Ibyo twebwe tuvuga turabizi, ibihamya birahari. Nagiye muri Mozambique, bansanze ku kibuga cy'indege, barambwira ngo umukobwa wa Pose. Mbona hisa nyandikira, menya ko ndi muri Mozambique. Barambwira bati umukobwa wawe turamwakiriye. Hanyuma banjira mu modoka, hari umuhanda unyuze hejuru y'inyanja. Ndashimira abakobwa banjye bari Mozambique. Yesu abantera umugisha. Haleluya. Mureke umubyeyi adusengere. Namusabye ngo iri jambo nzagaruka kuri soza. Ndabivugira aha.
ndakomeza kubiremera hano mfatanyije namwe. Ngwino wicare ufate mikoro tubiremera ahangaha. Mana Nibyo. ihuha Hano umugisha. tugiye kuremera hano. Nibyo. Mugumane amamikoro yanyu. Nibyo. Mugumane amamikoro yanyu. turabirema Mugumane amamikoro yanyu. Haleluya. Tugiye gukorera Imana nk'abazayikenera. aleluya Yego twayikoreraga ariko ntabwo twayikoreraga nk'abazagira gute? nk'abazayikenera Tugiye kuyikora nk'abazayikenera. nibyo